aba turi kumwe muri banki bati Yesu we batumudamu arwaye igicuri bandagurutse bati niko madamu usanzwe urwara igicuri kandi nuko ntamenyereye abantu benshi amafaranga nashize mu gitenge nta sakoshi nari nagendanye kwambuka umuhanda byarananiye narindi kubona umunyonzi nti we hafu tangonga yikugiriye neza uvuga nk'abakire ukirana nk'abakire nabona imodoka nti we have nageze mu rugo umutwara ati kubangutse ntindiraje ati nangahe nti dore ni ibi byose ati ibi byose ni ibyacu nti ati ubwo bire dusaba gukinga cyane twafashe amajerekani dushira ku rugi dufata amasorori dushira ku rugi imbeba yari iri kuza tuti we mwabisamba mwe amafaranga yacu turayarinze gufata icyo tuzabaca warangiza ukacoroza kandi icyo nicyo cy'ingenzi vuga ngo nicyo cy'ingenzi komera Imana yacu amashyi reka dusome ijambo riboneka n'ubundi etazi Elai muri iki gitabo cya Zaburi turasoma ibice 34 umurongo wa 4 Yesu ashimwe ibice 34 umurongo wa 4 haravuze ngo mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka dushire hejuru izina rye muvuge ngo amen muvuge ngo amen twibutse iminsi ya kera twibutsa aho Imana yadukuye dufashe iby'Imana yakoze tubirambitse ku byo itari yakora dusanze ibyo yakoze biremeye nanjye irambwiye ngo nimbabwire ngo nimuhumure umugambi w'Imana uracyakomeje iyi Zaburi somye Elaide abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko iyi Zaburi Dawidi yayanditse igihe yari yirukanwe na Elimeleki yaramubwiye ati genda Dawidi atariko nta gatsima na gake gahari Elimeleki atumva mbese iyi minsi turimo niyo gusaba imitsima Dawidi atariko narasenze turashimira Imana ishigikira abasenze suburanyumvisera turashimira Imana ishigikira abase iherutse kunshigikira yirukana umurozi igipangu umurozi yaratuyemo uyu munsi gituyemo umuhanuzi tera haleluya turashimira Imana tedopene gaye Imana yatuvuzeho kiruta cyane ibyo abantu batuvugaho abantu bagira ibigambo ariko Imana igira umusaza yarambwiye ati niko madamu ati ntabwo uri umurozi ndamubwira nti ndi umuhanuzi atumva madamu uranyimukira mu gipangu nkodesha abandi nanjye ndamwitegereza nti muze wakwemera kwimuka hano nkahagura atumva meze ufite amafaranga ntiyo nkorera ni umutunzi turashimira Imana tre egal donc pes burya ni muhumure avoka y'umukene imanuka ihiye reka ngasubiremo irambwiye ngo iguhaye imbaraga za none n'izikindi gihe kizaza irambwiye ngo ntuzigere ucogorera imbere y'igitsina gore icyari cyo nashaka aba ari umuzungu topaz eleda odilazone
umugisha nari ndi mu mazi byumba aba turi kumwe ndababwira nti ndatasha Imana iravuze bati kutashe vuba nti nyine iravuze bati zubwo nindura duhanurira nti namwe mwihanurire ndatasha ngongere Nyabugogo ntabwo murambiwe na ngongere Nyabugogo numva telefone nitabanye fieri nk'umuntu wavuganye n'Imana di allo ati ni wowe nyira Pasika ndi go ati naragukunze ntiwarakoze kunkunda ati none natekereje kukugurira fanta arambaza ngo uba mu yihe banke ndamubwira nti ntayo mba uretse Yesu uzungiriye neza ejo bundi sinari naratagangaye ariko muri kubona ko ndi umusirimu ubu suko nambaye guca ndi Kigali nagiye muri Amerika nakwambara nte Etelego Trisi na Ogaye yewe reka turekeraho ubuhamya oya nzagaruka ariko namwe mwinyosha nzagaruka kubabwira n'ukuntu natekeye Imana ubugari ku musozi narabutetse nateka yohereza umuntu wayaraza araburya irambwira ngo mwana wanje tetopegenance ele uzarya n'abagukomokaho bazarya ndashimira Imana egaidones burya hirya y'inzuki abera tujubuki ubanza mutanyumvise hanyuma uwo muntu wo hanze yarambwiye ati ngewe ndi muri Canada nshaka kukoherereza fanta arambwira ngo uba mu yihe banke ndamubwira ngo ntayo ndagenda ngeze mu rugo mbwira umuntu ni none ko umuntu ashaka kunyohereza amafaranga biragenda bite ko nta banke mbamo arambwira ngo nayashire kuri telefone yawe ubundi uje kuri banki ushaka amafaranga barayaguha nagiye ndi kwirukanka ndangije elato kira amafaranga muri telefone bitanandikira uwo muntu wo hanze ndamubwira niyashire kuri telefone ndabatirira kuri banki nshaka ngiye kubona mbona mu minota mike muri telefone yanjye hiyanditsemo imibare ariko hari abantu tukiri kumwe turashimira Imana ko ariyo yararitse abantu bayo iri kumbwira ngo ije gukora ikidasanzwe hano ntabwo mwananiwe we ariko rata n'ubundi aho gutinda mu bitaro watinda mu rusengero ngiye kubona mbona muri telefone yanjye hiyanditse imibare ndebye nyoberwa ibyo ndasoma dore ko nta gifaransa nzi ariko ndashimira Yesu burya ntabwo ahamagara abanyembaraga ahubwo akomeza abo yahamagaye musho ntabwo ihamagara abanyembara ahubwo ikomeza mba nirukanse ngera kuri banke ngerekana nido batayana amafaranga avuye muri Canada batishikira igipapuro hariya wuzuze numara kuzuza uje hari abaguha amafaranga ndagenda mfashe igipapuro ndebye mbona nibare ndashoboye gusoma ndavuga n'aba bantu bashobora kunsuzugura kandi mfite Imana ntukemere gusuzugurwa iyo dutuyemo ituye muri twe itanga icubahiro ntabwo icubahiro kiyizana uzi ko mutanyumvise we ndavuze ngo ituye muri twe itanga icubahiro burya ntabwo icubahiro kiyizana cyangwa mvuze ikinyaruhengeri mvuga ikinyamugisi noneho banavuze ni kandi abantu bashobora kunsuzugura bandebye umugabo nawe uje muri banke ndumva nti nibagiwe rinete zanje kandi kuba nabaho ntabwo nambara rinete nahindi kwihagararaho nyine rega icyo Imana yatuvuzeho kirarutaho tuvuga si trop de la ome paiser banamubwira ni nibagiwe rinete gusoma iri kunanira atoke atabantu ro mwambara rinete ati yo mwazisize ntabwo mureba neza ati ngaho zana baranyijurije abarambye ati nawe ngoje guhagarara hari ndagenda hagaze nderekana bati madam amafaranga yo tuyaguye mu madolari cyangwa ni mu manyarwanda ndandi ni mu manyarwanda
bati amafaranga yawe dusanze ari 8,000,000. Nahise nikubita hasi mera nk'ufashwe n'igicuri. Aba turi kumwe muri banki bati Yesu we, bati umudamu arwaye igicuri. Bandagurutse bati niko madamu usanzwe urwara igicuri? Nti nuko ntamenyereye abantu benshi. Amafaranga nashize mu gitenge, nta sakoshi nari nagendanye, kwambuka umuhanda byarananiye, narindi kubona umunyonzi nti we hafu utangonga. Iyo ukugiriye neza uvuga nk'abakire, ukagenda nk'abakire. Nabona imodoka nti we have. Nageze mu rugo umutwara ati kubangutse ntindiraje. Ati nangahe? Nti dore ni ibi byose. Ati ibi byose ni byacu. Nti ati ubwo bire dusaba gukinga cyane. Twafashe amajerekani dushira ku rugi, dufata amasorori dushira ku rugi, imbeba yari iri kuza tuti we mwabisamba mwe, amafaranga yacu turayarinze. Ariko ubukire burajyana. Umutware yararembye ageze igihe cyo gupfa, ariko abonye amafaranga yakize nta kinini nta rushinge. Ndashimiriye aho nari nkodesheje, uyu munsi wa none ni iwanje mu rugo. Nanjye ntuye mu bakire nk'abandi, ntuye hariya mu Ibereshi rya kabiri. Mbese nanjye ndi umuturage w'umurenge wa Muhoza. Amena. Narimbuze ngo iyi Zaburi Dawidi yayanditse igihe yaravuye kwa Elimeleki yaramubwiye ngo nta mutsima usigaye. Dawidi ati wambwiza ukuri. Elimeleki aramubwira ngo n'uruburaburizo n'urw'abasore birinze. Haleluya, turashimira Imana ko turi mu birinze. Tuzarya Satani atabishaka. Abantu birinze hata umuceri wazamuka tuzarya, ibirayi byagura menshi tuzarya. Haleluya, haleluya. Iyi Mana yacu ibyo kurya by'umukiranutsi hari ahantu ibibika. Uranyumvise? Ariko ubu sinatinze we Jehova, ntabwo natinze. Uzi ko ndaza kubasura vuba. Mbonye muri kwica ikiyoka kirapfa n'intumbi yacu murayitwika. Imana irambwira ngo Delas ibibarwanya ibaciye intege bitarabafata. Kile apaoze nawe muraba nirakara namwe Imana irabavuga. Perezi Imana ikurinze gupfa wishwe n'impanuka. Irambwiye ngo ninkubwire ngo Satani amaze amezi aya acukuye urwobo, ariko kubera uru rugendo mwagize neza kuza. Kubera uru mureke mbabwire akantu keza. Amasengesho ashobora kutagira umubyizi ariko agira umusaruro. Dawidi aramubwira ngo ahadados, iyo mitsima y'abahungu batirinze nanjye zana nyijyaho. Dawidi ngo amaze kurya aramubwira ngo none se nta nkota iri hano? Elimeleki aramubwira ngo keretse ya yindi wicishije Goliyati. Turashimira Imana ko ibyabaye kera Imana ibihagararaho, naho rukomeye biraturengera. Ibyo urakora uyu munsi no ku munsi mubi bizatuma urengerwa. Ndashimira Imana. Dawidi ngo aramubwira ngo iyo niyo nshaka, iyamfashije kunesha Goliyati. Hari bene wabo Goliyati ngiye guhiga yimpereza. Dawidi ngo aragenda, ageze ku mugabo witwa Kishi. Abahungu ba Kishi ngo babona Dawidi baravuga ngo dore wa mugabo. Abagore baririmbye
bakavuga ngo yishe inzovu, ngo bashaka kumugirira nabi, ariko turashimira Imana ko itworose ibiduhiga bigakabakaba bikabura icyo bifata. Hanyuma ngo Kishi ashatse kwica Dawidi, Dawidi abwira Imana ati no, ibyo wavuganye nanjye se birasohoye. Imana iti Dawidi we, nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Iramubwira ngo nubwo inzira zawe zaba nke, ariko mfite ubundi buryo. Imana iramubwira ngo mfite ibirwanisho. Turashimira Imana iyo igiye gutabara umukiranuka, ibyaremwe byose bigira ibirwanisho. Kavuga kandi keza, iyi Mana yishaka gutabara umukiranuka, ibyaremwe byose bitiza amatwi. Subwo muranyumvise ra? Subiremo se. Iyo ishaka gutabara umukiranuka, ibyaremwe byose ibitiza amatwi. Dawidi abwira Imana ati none Akishi agiye kunyica, biragenda bite? Imana ibwira Dawidi ngo nje wakugabije Goliyati, na n'uyu munsi ndacakora. Iramubwira ngo Dawidi we, amaboko yawe ntiyahagukura, ariko mfite ibindi birwanisho. Iramubwira ngo isarishe. Turashimira Imana ifite ubundi buryo. Subwo wanyumva. Iramubwira ngo isarishe. Dawidi ati ko nta shashi nazanyemo ibisazi. Dawidi ati ko nta gikapu kibitsemo ibisazi, ubu ndabikura. Imana iti nuti yaranje abakwica. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana ifite ubundi buryo. Dawidi ngo sinzi ukuntu yinyaganyaje, arinyeganyeza, agiye kumva yumva inkonda ziraje, ngo atangira guharata inzugi. Yesu ashimwe. Iyi Mana izi gutabara abakiranutsi. Nawe hita ufata iby'Imana yakoze. Ibuka bakubwiye ngo birarangiye, ibuka uri gukabakaba ukabura inzira, ibuka bavuga ngo uzagwa ku gasi. Fata iby'Imana yakoze uyu munsi, uzufatanye nawe tuyihimbaze. Abibutse iby'Imana yakoze. Haleluya. Dawidi ngo bagiye kubona babona ahindutse umusazi. Ariko Mana ufite ubundi buryo. Uwo muri kumwe mukore mu kiganza mumbwire ngo ubwoba nibushire, Imana iracafite ubundi buryo. Dawidi barasaza atangira kwiruka. Elimeleki ati Kishi ati mukuri kiginaha, bandi bati dore ni Dawidi. Kishi ati muzi Dawidi ari intwari, muzi Dawidi yishe Goliyati, ubu suyu ni Dawidi. Kubera ko amabuye bari bayahishe, bari bizeye kararwanisha amabuye, ariko turashimira Imana. Haleluya. Turashimira Imana izi gukora ibirenze ibyo abantu batekereza. Kishi ati mukingura imbere, abandi bati rwose ni Dawidi. Haleluya. Kumbe Imana yanyuze mu nkonda. Uwo muri kumwe mubwire ngo Imana ntizabura inzira. Arega Dawidi bamukura aho ngaho bati mugikura. Dawidi aragenda ageze mu buvumo. Haleluya. Haleluya. Yibuka aho Imana imukuye, arangije arandika ngo mwese nimumfashe guhimbaza impinduye umusazi imbere ya Kishi. Ibyo bari biringiye kunkorera bagasanga Imana yamaze gukora ibi biruta. Turashimira Imana idutabara ba Akishi batari bapfa. Kutanyumvise we, ico nkundiriye Imana idutabara abanzi bacu bakiriho. Ntabwo ishobora gukora ikosa ryo kudutabara abanzi bacu barapfuye. Muyikomera amashira akabyarira gahe. Wibutse ibyo yakoze. Subiza amaso inyuma. Subiza amaso inyuma. Ge oneta wambaye kandi bari bazi kutazambara. Cyewe maze gukoresha ubuko umuntu umwe yaranyitegereje arambwira ati ntabwo twagushingiye ahubwo twagushinguye. Muranyumvise ra? Kuko murakaye. Arambwira ati ntabwo twagushingiye ahubwo twagushinguye. Dore umugore mwiza nkanje we. Abantu bazi kureba kubiboneka bakirengagiza ko iyo twakurikiye ifite nibitaboneka.
vuga ngo irabifite. Ariko Mana ndagushimiye. Do oneladre arambwira ngo ni wowe uru rugo naruvamo. Ndamubwira ngo bivuze urebye kuki? Aravuga ngo nyine ngo amaso y'umubiri ari kunyereka kutazarubamo. Ndamubwira nti Mana nkorera, nimbabarire gukora ku maso, urebe icyiza nkorera, watangira kungira inshuti taguhasa. Aleluya, aleluya. Ndashimira Imana, aleluya, inyuranye amaboko. Icyo abantu bari bakuziho, Imana igakora ibiruta ibyo bari bazi. Muvuge ngo amen. Ongera cyane ngo amen. Uyu munsi wabimbwiraga yaramenenganye, ariko ndashimira Imana ikomeje kumpagararaho. Subiza amaso inyuma. Baravuze ngo uzapfa utabyaye, warabyaye. Nawe utarabyaye, Imana iri kuvuga ngo iraje kuguha urubyaro. Bavugaga kuzagwa ku gasi, uyu munsi ntabwo wahaguye. Hari abantu baguhaye iminsi, Imana itanga imyaka. Haleluya, haleluya. Hari abantu babonaga kuzapfa ntaho wigejeje, Imana yo kabyari kugeza naho batari bazi kuzagera. Amen. Iyi Mana tugiye kuyihimbaza, tuyihimbarisha ubutunzi yaduhaye, tuyihimbarisha ubwenge yadutije. Iyi ikora ku bwonko gato, wari gutoragura amashashi. Abantu yarindiye ubwonko. Haleluya. Iyi ikora kuri aya maguru gato, wari kwicara mu igare. Turashimira Imana. Imitego yari myinshi, ariko Imana iradutabara. Turashimira Imana. Hari abahagaze ku gasozi baduciraho iteka, Imana iravuga ngo nzagutabara. Iyi Imana igira neza idutabara bakiriho. Ariko Mana uri umuhanga, tugiye kuyishima. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuze ngo nibutse iminsi ya kera. Subiza amaso inyuma. Waraburaraga, uyu munsi uri kurya. Edidote, uyu munsi ufite nabugaburira. Ibuka aho utuye ntabwo ari mu munane wa papa na mama. Ibuka umaze kuba imfubyi. Ibuka amashuri amaze guhagarara. Ibuka mu kazi bakwirukanye, Imana ikavuga ngo nza. Ababwiwe n'Imana ngo nza bari hano. Bazamure turebe. Mungere muzamure turebe. Hari abayumvisha iyo nza. Uzajya, uzabaho. Tito de dai, uzakura. Ela atito bene askone dai, ala hazeno dai. Hari abibutse ko hari inzobo Imana yasibije bakabaho. Hari abayakijije impanuka, hari abayakijije uruheri, abari barwaye amavunja umunsi bakaba bambaye inkweto. Muzamurire Imana icubahiro. Ubu tugiye guhimbarisha Imana ibyo dutunze.